gicamunsi cya Noheri uwo munsi ntazibagirwa nibwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazamba ku mutima ariko icyandutiye byose ni Imana yampaye. Aho nari nagendereye nasanze umwana utagira uko asa musaba yuko twicarana maze yicara ibumoso bwanjye nibwo ntangiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye twaraganiriye bishyira kera maze ambwira n'akazina ke kubera kwaho twari twazindukiye twembi je natekerezaga ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze nsezeye ngira ngo nahe mbona wa mwana aguye mu kantu maze aramerekeza mbaza neza ansezeranya ko azansura singiye kubeshya kizira twatandukanye ntabishaka namusezeyeho mfite agahinda numvaga twakwihamanira nazirikanaga iryo yambwiye ngo nzajye mukundana wankunde we maze nkibuka imvugo ye nziza niseko yizira imbereka ariko Imana nibishaka n'ubundi niyo yaduje izamanagura amarira yose tuzongere tubonane uwo munsi nzashira agahinda ubwo nzabonana n'umukunzi we Esiteri mwana washavuje Imana nigena byose Esiteri mwana wanshavuje nkunda Imana nkunda abandi bagane urukundo rurashitanye wenda gutura Imana umutima ugukunda ariko burya Imana washira rimwe wenda rimwe tuzabonana Esiteri mwana wanshavuje burya Imana nigena byose